Mu mwijima w'ijoro hari igihe abantu bamwe binjira mu mazi atari ugushaka kuryoshya cyangwa se izindi mpamvu zabo bwite zisanzwe, ahubwo bagiye mu butumwa bukaze kandi bushobora guhindura ubuzima bwabo umuyonga. Aba ni abandi ni abasirikare batozwa gukora ahantu hakomeye kurusha ahandi, haba mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere. Amazina yabo babita Navy Seals. Ariko si niki gituma Navy Seals iba umutwe udasanzwe wa gisirikare ku isi ya runema ukomeye kurusha indi yose, utumwaho rwakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi niki gituma batangira imyitozo ari ibihumbi ariko bajya kwisoza bakayisoza ari mbarwa? Ese niki gituma umuntu yemera kunyura mu myitozo ihambaye ishobora no kumugeza ku ndunduro y'ubuzima bwe, ariko akihangana akagera ku musozo kugira ngo abe umwe muri Navy Seals? Ese nihe myitozo ikanganye bakora? Uno munsi nibyo byose tugiye kurebera hamwe, naho njye nk'ibisanzwe nitwa Kwibuka Lonje. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kenderodox Empire, kandaho subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana, kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Ikaze. Navy Seals ni umutwe w'ingabo udasanzwe ubarizwa muri United States Navy. Izina SEAL rituruka ku magambo agera kuri 3 y'icyongereza ariyo sea, air ndetse na land. Ibi bishatse gusobanura mu kinyarwanda inyanja, ikirere ndetse n'ubutaka. Ibi bisobanuye ko bose bashobora gukorera ahantu hose, yaba mu mazi, yaba mu kirere ndetse no ku butaka. Ntago bakorera akazi kaba ahantu hamwe gusa. Byumvikane ko n'imyitozo bakora iratandukanye. Bashobora gukora ibikorwa mu mazi, bakagera no ku butaka, cyangwa se bagakoresha indege z'intambara mu kirere mu gihe bibaye ngombwa, mu gihe bari mu butumwa runaka. Amateka tubwira ko uno mutwe yatangiye gukora akazi kawo ku mugaragaro ahagana mu mwaka w'1960, mu gihe Amerika yashakaga umutwe w'abasirikare ushoboye kandi unashobotse bashobora gukora ibikorwa bidasanzwe mu bihe bikomeye, bitewe n'igihe Amerika yararimo muri ino myaka. Kuva icyo gihe kandi Seals bagiye bakora ibikorwa bitandukanye ku isi, cyane cyane mu butumwa budasanzwe busaba ubushobozi budasanzwe, busaba kwihangana, ubwirinzi bukomeye n'imikorere y'itsinda cyangwa se imikoranire y'itsinda nk'abasirikare. Ariko se ubu ngubu Seals ni bantu ki? Nure rugamba barwana? Seals kuyijyamo ntabwo bisaba kuba usanzwe uri umusirikare gusa, ahubwo bisaba ko ugomba gukora indi myitozo bundi bushya. Umuntu ushaka kuba Navy Seal agomba kubanza kuba umusirikare wa Navy kandi akuzuza ibisabwa bikomeye, hanyuma agatangira urugendo rutoroshye rwo kwinjira muri gahunda y'imyitozo yihariye, ari nacyo gice kihambaye kirushya benshi bakananirwa. Gusa buri muntu wese wumvisha ko mugenzi we yagiye muri myitozo ya Navy Seals asigara kumava amusengera amusabira, kubera yuko ino nzira izwi cyane kubera ubukana bwayo. Abasirikare bayigiyemo basohoka birahira ndetse nta guseka barahumuye. Abasirikare batozwa kwiruka intera ndende cyane birenze uko bitekereza, koga ndetse ku buryo bashobora kukubwira ukoga igice cy'inyanja cyose, gukora imyitozo y'imbaraga ndetse no kugorora umubiri bihoraho, no gukora ibikorwa mu mazi, ukamara umwanya munini mu mazi kandi nyamara nabyo witwa byo guhumekeramo. Ariko intego nyamukuru ntabwo ari ugukora umuntu ufite imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo ni ugukora umuntu ushobora no gukomeza gukora neza n'igihe umubiri we wamaze kunanirwa. Niyo mpamvu bahabwa imyitozo irenze y'umubiri gusa. Mu myitozo ya Navy Seals umunaniro haba ari umwe mu bigize ikizamini. Muri make uba ugomba kunanirwa uko byamera kose, ugahura n'ubukonje, ukagenda mu mazi ndetse rimwe na rimwe ukabura n'ibitotsi bihagije, no gukora ibikorwa byinshi mu gihe gitoya bishobora gutuma umuntu yumva ashaka guhagarara. Kandi aho ngaho urebye niho ikibazo nyamukuru kiba kiri. Baba bakeneye kumenya neza nimba koko ushobora gukomeza igihe n'ubwenge bwawe bukubwira ko udashoboye, cyangwa se wamaze kunanirwa ariko ugakomeza ujya imbere. Mu myitozo y'aba basirikare badasanzwe ba Seals hari icyiciro gikakaye gikomeye cyane cyamenyekanye ku izina rya Hell Week. Bino bishatse kuvuga icyumweru cy'ukuzimu. Ni icyumweru kiba kidasanzwe, ni igihe cy'imyitozo ikomeye cyane, aho abasirikare bahura n'umunaniro ukabije, amazi akonje biruta uko bitekereza, ibikorwa byinshi by'umubiri, ndavuga imyitozo n'ibizamini by'ubushobozi bwo gukorana nk'itsinda. Muri make ahangaha ikibazo ntabwo aba ari ukubona imbaraga nyinshi ku ruhande rumwe, ndetse nta nubwo aba ari ukubona urusha abandi imbaraga, ahubwo aba ari ukubona nimba koko mwakorana nk'itsinda. Ahubwo baba bashaka kumenya niba gukorana nk'ikipe bishoboka muri mwebwe. Navy Seals bigishwa ko umuntu umwe hashobora kugira imbaraga nyinshi, ariko nanone ubutumwa bukomeye busaba teamwork cyangwa se gukorera hamwe nk'ikipe. Umuntu umwe ashobora kunanirwa ariko ari itsinda ntabwo rishobora kunanirwa, ahubwo bose barafashanya, buri umwe agakomeza ajya imbere. Ni nayo mpamvu mu myitozo yabo gutsinda atari ikibazo cy'umuntu umwe gusa, ahubwo ni ikibazo cy'itsinda. Muri make gutsinda uri umwe, itsinda ryatsinzwe ntacyo biba bimaze. Hari ikintu abantu benshi bakunze kwibeshyaho ku bijyanye na Navy Seals. Batekereza ko ikintu cya mbere gikenewe ari imbaraga, ariko ni ukwibeshya. Mu by'ukuri unyumve neza ko imbaraga z'umubiri ni igice kimwe gusa, ni agace gatoya muri Navy Seals. Gusa ahubwo igice kinini kiba gikenewe, haba hakenewe umusirikare ushobora gukontorora
ubwoba bwe mu gihe byabaye ngombwa no mu gihe cy'amaza ndetse n'ibiza, ndetse no gufata ibyemezo mu gihe bitagenze neza uko babipangaga, no gukomeza gukorera hamwe nk'itsinda nk'uko babivuga mu magambo yabo bagira bati no one will left behind, cyangwa se nta n'umwe dusiga inyuma mu bo twajyanye. Mu butumwa bwo ku rwego rwo hejuru kandi ikosi rito rishobora kugira ingaruka zikomeye, niyo mpamvu batozwa bihambaye, batozwa kurusha abandi bose. Niyo mpamvu imyitozo yibanda cyane cyane kuri discipline yabo, communication nk'undi musirikare uwo ari we wese, teamwork n'ubushobozi bwo gukomeza gukora munsi y'umuvuduko ukomeye cyangwa se munsi y'ibibazo bikomeye, byose bakabasha kubicamo. Batozwa mbere guca mu byago mbere y'uko babigeramo. Nyuma y'iki cyumweru cyiswe Hell of Week cyangwa se icyumweru cy'ukuzimu, imyitozo ibigiye ku ruhande cyangwa se bisubitswe, ariko buri munsi baritoza. Gusa iyo umusirikare amaze kunyura mu byiciro bikomeye by'amahugurwa cyangwa se ikosi, urugendo ruba rutangiye ntabwo ruba rurangiye. Series bashobora gukoreshwa mu butumwa butandukanye bitewe n'inshingano bahawe. Gusa muri rusange ibikorwa byabo bishobora kwibanda cyane ku kurwanya iterabwoba, gutabara abantu bagiye batandukanye, reconnaissance, ibikorwa byo mu mazi bihambaye, no gufasha mu bihe by'igisirikare cyangwa se mu gihe igisirikare cyose gikeneye ubufasha budasanzwe. Bumwe mu butumwa bwabo kandi buzwi cyane bwabaye ikirangirire ku isi yose ni igikorwa cyabaye mu mwaka wa 2011 ubwo itsinda rya Series ryakoze operasiyo ikomeye y'amaraso ihambaye yo gufata cyangwa se kwica Osama bin Laden muri Pakistan, wari warazengereje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bice bindi by'isi. Icyo gikorwa cyatumye izina Navy Series rirushaho kumenyekana ku isi hose. Muri make nta muntu utazi rino zino z'ibintu bya gisirikare, ariko inyuma y'amazina n'amateka azwi hari abasirikare bakora akazi kabo mu buryo butagaragara cyane. Bano ni Navy Seals. Kuba Navy Seals ntabwo ari ugutsinda training gusa cyangwa se imyitozo gusa wanyuzemo, ahubwo ni ubuzima busaba kwitanga uko byaba bimeze kose. Hari igihe umusirikare ashobora kuba kure y'umuryango we igihe kirekire, ndabara umusirikare wa Navy Seals gusa si kuri bo gusa n'abandi bibaho. Kujya mu iri tsinda rya Navy Seals ni ibintu biba bidasanzwe bitanoroshye, nk'uko nabitangiye mbibabwiye batangiye ari ibihumbi ariko basoza ari amagana cyangwa se ari mbarwa. Ariko kuba muri Navy Seals ntabwo bisobanuye ko ugiye kuba intwari, ahubwo icyo usabwa gukora inshingano zawe nubwo yaba nta muntu uri kukureba. Gusa nanone amateka ya Navy Seals bitewe n'ubutumwa bagiye bakora twibutse ikintu kimwe cy'ingenzi: ukurimo imbaraga ntabwo bisobanuye yuko nta ntege nke bagira, ahubwo imbaraga zabo nuko bashobora kuba bananiwe ariko bagahitamo gukomeza, ndetse kandi bagomba gukorera hamwe n'igihe bananiwe, ndetse kandi imbaraga kuri bo ni ugukomeza gutekereza neza igihe ibintu byose bigiye kuba bibi, kandi ni ukuzuza inshingano yawe nubwo inzira zaba zigoye. Ku isi y'ingabo zidasanzwe abantu bake cyane nibo bemera kunyura muri ino nzira ikakaye, kandi abo nibo bamenyekanye nka Navy Seals bitewe n'ubutumwa buhambaye bagiye bakora, bitewe n'inzira ihambaye y'imyitozo banyuramo kugira bagere kuri uru rwego. Bakora imyitozo ihambaye kandi ikakaye, imyitozo yo guhozaho. Bano boherezwaho rwakomeye, boherezwa ahananiwe abandi, kandi bakora nk'itsinda bonyine kuko nawe banganya imyitozo bajyana ku rugamba. Ngayo nguko rero ngaya amateka ya Navy Seals. Ni n'uyu musozo w'icyegeranyo gito nari naguteguye kuri Navy Seals, umutwe udasanzwe mu ngabo za Amerika uzizwi nka United States Navy. Reka nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kenderodox Empire, kandaho subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi byegeranyo byiza nk'ibi ngibi. Mu kiganiro gikurikiye turarebera hamwe operasiyo bakoze idasanzwe yo gufata Osama bin Laden bikarangira banamuhitanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.